What? Bigenze bite se kandi na operation igenze neza? Ariwe data we yarapfuye. Hapfuye? Oya mukate n'amaguru ahita babara ahita byuka ahita shiduka. Oh my God. Oya, umuvango iyo ukoresheje iyo metode ibisubizo ntabwo biza vuba kandi niyo bije ntabwo biba byizewe gutya. Ikindi ariko ukiri aho ngaho utararenga aho ngaho ndashaka tubanze twumvikane ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo iyo ukoresheje ubwo buryo nakubwiraga nibwo burakora pe, ariko mu mikorere yawe ntabwo igisubizo kiba cyizewe, automatic ushobora kwibeshya cyangwa se bikagenda neza. Ahubwo reka tuganire muri ubu buryo kandi ugisha inama nawe uyingira, kuko ni byinshi dufatanya muri aka kazi dukora. Ni ukuvuga ngo urabanza ugafata ibihaha ukagenzura ibihaha. Turagendana impyiko ugafata ndi kwandika nkubwira kugira ngo ubashe kubyumva neza, nawe ushaka ahantu byandika. Ugafata ubwonko, ugafata amara, ugafata n'ibyo twakwita wenda ibifu za nyababyeyi. Ibintu byose ziriya paretema yose y'umuntu ukayifata neza, buri kimwe cyose ukwacyo ukagikuramo ukagishyira ukwacyo, ugashaka akantu byose ukabidahamo. Wamara kubidahamo buri kimwe ukwacyo ukagenda upima amagarama yacyo. Iyo umaze gupima amagarama yacyo rero ukareba ese ni ikihe kiri heavy, ese ubasha kumenya igifite uburwayi bwimbitse. Iyo ubonye ibyo bidahagije rero urabanza ugafata umutima nawo, sibyo? Uwo mutima nawe ukawukuramo mu buryo ariko buri automatique, ntabwo ari gupfa gufata gutyo gusa. Iyo bigeze aho ngaho ukawukuramo nawo ukawoza, ukazana amazi ashyushye ukawutumbikamo akamaramo nk'amasegonda ntarindwi gutyo ukawukuramo. Iyo umaze kuwukuramo rero sasa urawuronga, urongesha amazi y'akazu yazo. Ibuke neza iriya bintu wafashe ukabishyira ku ruhande, turi kugendana operasiyo neza, ndikeka ko iri kugenda neza. Numara kuwuronga turashize none ushobora gufata nanone ubwonko, wamara kumufata nabwo ukabukuramo, turashize none ukazana situruwaya n'utuzi dushyushye nabwo ukagenda uweyuraho utuntu. Hari igihe ubwonko buba bwarajeho urubobi. Urwo rubobi rero nibwo rugenda rugatuma uruhurirane n'utumerangingo cyangwa se elema zikoze umubiri muri rusange ugenda ukagira ikibazo. Kongeye guhamagara se baho. At this moment he knew. What? Bigenze bite se kandi na operation igenze neza? Ariwe data we yarapfuye. Hapfuye? Oya mukate n'amaguru ahita babara ahita byuka ahita shiduka. ugize nguki Oya ntabwo wabimbwira gutyo. None se umwiciye iki se nyine? Ese wowe ndakubwira operasiyo ukica abantu wowe hako mwabaye mute? Ariko reka nkubaze Dr. Njyewe ibintu nakubwiye byose biruta amashuri wize. Penshi dufite
ni ukuvuga ngo rero kamubwire n'ubundi dukora umwuga umwe kandi twarahiriye kuko tuzavura tugakora ibishoboka byose ugakoresha ubwenge ufite kandi niba wibuka neza urumva turi mu isi ya kimonopoli bisobanuye iki rero niba ubona bikaze murye cyangwa umuhambe sibyo wakigoryi wewe sawa sha menya ibyawe sha wowe urica umuntu warangiza ndetse ukibuza umuntu bamukuramo biriya bintu akabaho numva bigomba kubyishyura ibintu tuba twabundi ngewe nibyo njya mvuga ubundi aba baswa ngo ni badokita babarize izihe sekisiyo babarize ubwa agoronome barangiza bakaza bihisha mu kwaha kw'abantu baba baragiye babazana from nowhere bakabashyira mu muganga nabanze yumve uraza gucinja gushyira mu isekuru n'isoya subaga n'iki ni ugusekura soya ni ugusekura isoro bakaza bakina n'ubuzima bw'abantu bashobora tuba twariza barayi ubundi ngewe ushatse kunyigizaho nanjye gukora akantu kandi kakakumva neza muraho neza amakuru yanyu ni meza yo take a seat ko mwakerewe nabanje gukora uturimo two mu rugo nyine tuba tundeba none se warwaye ndumva ntameze neza mu mubiri ko wakerewe oya ntabwo nakerewe kuko sinari kuza kwivuza ntarwaye sawa birumvikana ibyo reka tubireke noneho warwaye iki sasa rero nanjye nibyo nje hano nyine ngo ngusobanure watangira ugasobanura nta kibazo ubwo nyine narwaye ndumva ahangaha hari ikibazo baretse gatoya ni ukuvuga ngo ugiye kujya kubaza ikibazo usubize yego cyangwa hoya kugira ngo dukomezanye turagendana yego ibintu ni sawa yego okay tuza sha urashaka iki reka kirangije akira okay ngiye kujya kubaza ikibazo unsubize fast sibyo yego nk'ibisanzwe rero tugerageza kwihutisha ibintu kugira ngo usanze ngiye kujya muri pause ibyo nakubwira ngo ko wakerewe weruka kujya kwituma ryari mu gitondo ashije amasaha angahe ni nk'abiri yego ushobora kuba urwaye mburugu yo mu maraso wiki weruka gutera akabariro ryari ntabwo se wagize ngo si mu kanya nyuma nk'isaha imwe gusa urwaye sida yo mu muhumetso urajya mu bantu bafata ibinini iyo ukoreye wiyumva ute mu mubiri wiyumva ute uhita nzana amavangingo izina rya Yesu njye naherukaga kuvura izo ndwara zamani urwaye indwara yitwa shirebreke shikehari mahirase iyo se ni iyihe ndwara ni ukuvuga ngo ni indwara nshyashya iri muri iki kinyejana yaje mu kinyejana cya 11 nibwo mperuka kuyivura ariko ubu ngubu itangiye kugenda igaruka niwe murwayi wa mbere ushobora kuba iyo ndwara igaragayeho ahubwo ubu ngubu urarana nande ugize ngo ndarana nawe urirarana inzu wibanamo nande ndikodeshereza iyo nzu ukodesha na nirode wayo arabizi ko urwaye iyo ndwara ntabyo azi agomba kubimenya rero umudugudu wawe nawe yarabizi nta muntu n'umwe ubizi ariko hanyuma se ubayeho nk'igisimba ntabwo na umudugudu wawe witwa nde Jaguari sawa mfite na nimero zo turaza guhamagara twakomeje iyo uryamye ujya ugona
ibyo nabyo ubwabyo kuba utabizi ni uburwayi, ubyongere mu burwayi uje kwivuza turabuvura akunashira. Turakomeza. Iyo ugiye gutera akabariro ugerageza kwambara agakingirizo. Reka jye manuka kizimbaga umuhungu w'umusamariya nimanukira. Urimanukira. Reka ntaje agapoti. Yanakanzanye mu imbere namwica. Yego. Aho uri intwari sha. Niho uzatwara barondoro sha uyu mwaka. Bazayiguye kuko urayikwiye. None se perezida wa koperative Kopfamo uramuzi? Kopfamo? Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya? Ntawe nzi. Urarwaye sida y'MVIP. Kandi ndakeka nawe ushobora kuba muzi. Najyaga mubona agenda ntabwo nenze ko ari uriya. Nuriya se? Yitwa nde? Impamvu ibara Zakari ni Zakari hafi aho ariko bamwita Zakari. Zakari Yesu! Mwese ni abantu tuziranye cyane. Wambwa. Sasa rero gira umvure ngende mundihuta. Ese shahu ko indwara zawe mbona ari community, abantu bazatwara ibikombe by'abantu bafite uruhurirane rw'indwara zigiye zitandukanye. Nisi utambeshye ushatse kumbwira ko izi ndwara zose wanditse hano arizo wambonyemo? Dore ngizi za mbere ntabwo zireba neza. Indwara zuzuye dokima imbere n'imbere rwose ni izi ngizi kuko ndacyakomeje kuko wowe urwaye indwara ibihumbi n'ibihumbagiza zakubanye nk'amasaka mu mufuka nka rubota. Ruvuga ngo rero ntabwo nakwirirwa gufata ibizamini. Eguka. Ibizamini nagufata n'ibyo-gusa. Hari raporo ya verification nakoze. Ubundi ndi umukonsirita murana arimo konsirita ndeba. Yewe. Ni ukuvuga ngo no sasa twumvikane. Wowe hari undi muti ngiye kuguha. Ngiye kukwandikira intozi 4,000 z'ibipfizi. Ngiye kukwandikira imiti y'ubwoko butatu. Ubwoko bwa mbere buvura uruhurirane rwose n'izindi zizaza n'ibindi byorezo. Ndumva ibyorezo byaba bifite sitasiyo muri wowe bitandukanye biri diferente. Ese mugabo ukiri aho ngaho uranyandikira imiti ntiwugeze umpima cyo ni icyambere wapfuye guhuragura ibigambo ngo indwara umbaza ibimenyetso. Njyewe ntabwo ndi kumpima ndebe ubone kumpa imiti wambonyemo indwara. Reka banze nkubwire imiti ngiye kuguha. Ibikira iyo miti nta yindi. Uzagenda urumva mu kiguri cy'inoze ugenda ureba amezi ibipfizi. Noneho nurangiza ufate ibyo bipfizi ugende bica imitwe. Noneho ufate igikombe cy'amazi nka kiyasi ngiye kuguha ndaguha mfite ibipfizi 8 hari by'imitwe biguhe ugende bimirisha amazi ashyushye y'akazuyazi. Iyo mitwe yifitemo acide igenda ikabasha kwexpira izo ndwara zose, ubundi ibintu bikabasha kuba byagenda neza. Yewe undi muti ngiye kuguha nawo uraje umenye gatoya ari nawo w'ingenzi kuko umva nshatse naguha imiti 2 undi nkawureka. Hari indwara wambwiye ikuzonga cyane. Yese njye nakubwiye ko ndwaye mu gatuza. Iyo nteruye ikintu ndababara. Riri ibindi sinzaba biri kubikura. Ni ukuvuga ngo rero nicyo ni ikibazo sibyo mu gatuza utari ibintu urababara. Nahindukira nkababara. Kubabara rero hari ikintu tutagomba kwirengagiza. Sibyo? Ikintu byo kwirengagiza harimo ikintu kikugaraye mu gatuza gituma uterura ukababara. Sibyo? Icyo kintu tugiye kugisatura tugikuremo dushyiremo ipamba. Agatuza kadushyiremo ipamba kugira ngo uzajye uterura ari ibintu by'ibifufu. Uzajya ukora bodi hakahita haza icyo ukazana nyashi mu gatuza. Sori gatoya rero igikoresho ngiye kwifashisha nkuvura wakita uko ubishaka, ubyita intwaro,
kuko ntabwo gisanzwe kimenyerewe cyane, ariko iyo bibaye ngombwa turacyifashisha kuko hari amasomo menshi tuba dufite tuvura umuntu mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se butatu bugiye butandukanye. Kandi ubu uraza gukira wikwihakaza sha ibindi byo duhemberwa. Icara neza wihangane gatoya. Igikoresho rwose ni ingenzi. Kumbona isi udohoka siwaje kwifuza sereka ese muga iki ni igikoresho twifashisha, ni ukuvuga ngo wamwirwaye urwaye agatuza ngiye kukasa, nimara kukasa ubundi muremo iki kintu kimeze karakirete gihagaze ishoka muga. c'est ça pourquoi ive iyi niyo ntwaro ugomba kwifashisha nasa ku gatuza kawe kabaye nka urumva twabigenza gute? Ngomba kwasa kweguraho ngashyiraho akantu k'akanya, ubundi nkabasha kugira ute, nkabasha kubinoza neza, nkabasha kukuvura kuko ibi bintu turabizi neza cyane, sibyo? Garama neza ubundi ntangira operasiyo yanjye, gira vuba. Ariko nyina nubwo ndwaye da ndi ntabwo ndwaye, teka njye ntabwo ndwaye muganga. none waje kumara iki hano niba utarwaye? Niba utarwaye waje kumara iki hano? Nyine hano waje mu myiyereko. ndwaye ibibi ntabwo ndwaye. Okay. Aha ku kibuno unama rero mbanze matangi. ntabwo bisaba kubaga nawe ari njye nawe muganga ninde? aho none nyandikira ibintu bya komberiti bya malariya njye kwiga cyatega mbanze mubayureho. njye ntabwo ndwaye nyamuneka, ahubwo njye ntabwo ndwaye nyamuneka. kuba utarwaye ntabwo bisobanuye kuva hano ntagukingiye. none se muga urankingira umbaga? ese ninda kubaga urumva ko imiti iri bunyure he? ngomba kubaga nkabona umwanya imiti nkajya nyitsindagira mu bintu by'amapamba ngakongera amaraso. urumva amaraso ari bunyure hehe? uruhurirane rw'indwara urwaye dukeneye operasiyo cyo bita sajari. uranyumva neza? basi mva hejuru ndaguha 5. ibyo 5 nibyo urabima kuko nagusuzumye, ariko ntabwo nakuva hejuru nta na paracetamol nkunyujijemo. Oh no, baba.